ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu, ngo ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka. Kwizera ni ukwizera ko Imana ari inyakuri, ko ari inyangamugayo, kwitabera cyangwa se ngo ihohotere. Ni ukwemera ikakwitaho. Bimeze nk'igiceri, urabona kiriya giceri dukoresha gifite impande ebyiri. Ku ruhande rumwe hariho kwizera, ku rundi ruhande hariho kwiringira. Ibyo ni ibintu bijyana. Hari ukwizera hakaba no kwiringira. Icyangombwa ni ukumenya ko dufite Imana idukunda, iduha impano yose nziza kandi yuzuye. Okay. Cya gatanu nshaka kubabwira. Cya kane nemaze kubabwira nawe ko twizera Imana no kubyo tutazi. Tukizera Imana no kumabanga ibyo tudahishuriwe. Cya gatanu, reka dushobora kwigira kuri Dawidi. Cyo ni cya gatanu. Dawidi yitwaye ate umwana wapfuye? Mwongeye kwirirwa abaduteze amatwi, muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait, umugoroba mwiza. Ndashimiye abaduteze amatwi akanya bafashe igihe cyo gutega amatwi. Uwiteka abagirire neza. Mbere yuko tujya mu ijambo mbafitiye, ijambo rihuje n'igihe turimo aka kanya hano mu Rwanda, reka twongeye dushima Imana kuri uyu munsi yaduhaye. Imana twongeye kugushimira cyane kuba waduhaye umwuka wo guhumeka aka kanya, kuba waduhaye ibihe byiza. Ndagushimiye abahungu n'abakobwa bateze amatwi bashaka kumva ijambo ryawe. Umwuka wera twongeye kwitabaza, ufite ikaze, udufashe kuryumva, udufashe kurisobanukirwa, udufashe kurihishurirwa iryo jambo. Nanjye ugiye kuritanga umfashe kuritanga nta mbogamizi. Twongeye gushimira cyane ko ijambo rigwa mu mitima yacu rikaba imbuto yera inshuro nyinshi, inshuro 100, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Amen, amen, amen. Ndashaka kubabwira ku byerekeye ibintu, ndavuga nko ku bintu wenda nka bitatu uyu munsi. Hari ibintu byinshi usanga duhura nabyo. Hari ibintu byo kubabara, by'agahinda benshi bagira bitewe n'icyabayeho muri icyo gihe. Ubundi icyo ni ikintu gikomeye cyane. Buri teka usanga uganira n'abantu, uhura n'abantu bakubwira. None ndashaka kuvuga ku byerekeye agahinda. Ese Bibiliya ibitubwiramo iki? Twebwe nk'abakristo, abantu bizera, Bibiliya ibivugaho iki? Muri uko kubivuga ndaza no kuvugamo wenda kubabarira. Hari igihe uhemukirwa ntushobore kubabarira, ugahora ufite umutima uguciraho iteka. None abantu bakakubwira ati ugomba kubabarira, kandi wowe byakunaniye nta nawe wabona uhera. Ese ibyo ngibyo byo twabyitwaramo gute? Okay. Mbere yuko ntangira, ndashaka gushyiraho fondasiyo y'urukundo rw'Imana. Mbere yuko mvuga ku byerekeye ese Yesu yavuze ku byerekeye agahinda, yabivuzeho iki, imibabaro yacu, ibintu duhura nabyo. Ikintu cya mbere ugomba kwibuka ni urukundo rw'Imana. Urukundo Imana igukunda wowe ku giti cyawe. Turabizi ko Imana yakunze ab'isi bose igatanga umwana wayo w'ikinege. None se wowe ku giti cyawe, ijambo nshaka gusanya nawe turasanga mu Roma 8. Mbere yuko mvuga ku byerekeye imibabaro muri aka kanya gatoya, reka nshyiraho urufatizo rw'iri jambo. Dusanga mu Roma 8 guhera ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 34. Ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ahangaho ushobora kuvuga uti Imana iri mu ruhande rwanjye. Niki cyerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe? Ni umurongo wa 32. Ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ikintu cyerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe, ikintu cyerekana ko Imana igukunda wowe ku giti cyawe, nuko yatanze umwana wawe w'ikinege, ntiyamukwimye. None ngo ubwo itamugwaye, kandi aricyo kintu gifite agaciro ko hejuru cyane, ngo ni gute itazaguha n'ibindi byose? None 33 akavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari zitsindishiriza. Intore z'Imana ni bande? Ni abantu bizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe. Ngo Imana ngo ntago izabarega. Ntago izabarega n'akantu na kamwe. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwira ahangaha, ngo ntago izakurega uri intore zayo, ngo kubera ko ariyo yagutsindishije. Ngo ninde uzaziciraho iteka? Hari umuntu umwe ufite uburenganzira bwo guciraho iteka, yitwa Yesu Kristo. Ese ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye? Ngo Yesu kuba waramwizeye ko yagupfiriye akazuka, wowe ukamushyiraho icyizere cyawe, ukamushyiraho ibyiringiro byawe ko ari umukiza n'umwami wawe, ngo ntago azaguciraho iteka, ngo kubera ko ari we wagupfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira.
ejo hashize twibutse umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo ari wo bita Pasika. Ubwo ariko kuri Pasika ikintu tugomba kwibuka ntabwo ari ukuzuka kwa Yesu gusa, ahubwo ni no kuzuka kwawe wowe wizeye. Wahambanywe na Yesu upfana nawe, uzukana nawe. Imbaraga zazuye Yesu Kristo mu bapfuye ngo zikorera muri wowe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi wicaranye nawe aho yicaye. Ni ngombwa ko tubona ko umunsi twizizaga ejo hashize wo kwiziza kuzuka kwa Yesu, si ukuzuka kwa Yesu gusa, ahubwo ni ukuzuka kwacu twese abakristo. Niyo mpamvu urupfu nta mbaraga rufite uyu munsi. Urupfu rushobora gufata uyu mubiri, iri bumba ryo hanze, ariko ubugingo bwawe n'umwuka wawe bizahoraho iteka. Ijambo ry'Imana tubwira ko Imana izaduha n'indi mibiri itabora. Uyu nguyu urabora, uyu dufite aka kanya. Niba Yesu ataje ukiriho, uyu mubiri wawe uzabora, ariko ahagarukiye tuzabona indi mibiri mishya itongera kubora, ariko ubugingo n'umwuka wacu bizahoraho iteka. Iyo ni fondasiyo ndashaka kuvuga. Naho kubyerekeye imibabaro, ese ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Reka turebe muri Yesaya 53 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Ngo yarasuzugurwaga, Yesaya 53 guhera ku murongo wa 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Umurongo wa 4 cya 53 cya Yesaya. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ngo ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Hano baratubwira ko agahinda kacu n'imibabaro yacu ko Yesu yabyikoreye. Twe tukeka ko ari Imana irimo imuhana, kubera ko mu isezerano rya kera iyo ibyago byabaga Imana yabaga yabizanye, abantu bumviraga amategeko ikabahemba umugisha, batakumvira amategeko ikabaha umuvumo. Aha rero mu isezerano rya kera babonye ibintu bibaye kuri Yesu, baravuga ati uyu muntu hari ibyaha yakoze, uyu muntu hari ikintu Imana irimo imuziza. Niko bakekaga. Bavuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, kudakiranuka kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ngo kandi imibyimba ye, inkoni ibiboko yakubiswe nibyo adukirisha. Ahangaha ni ngombwa tumenya ko Yesu yikoreye agahinda kacu, Yesu yikoreye imibabaro yacu, Yesu yikoreye indwara zacu, ari iz'umubiri, ari izo mu bugingo, ari izo ushobora kumva zose yarazikoreye, yaraziducunguyeho. Bivuga ngo ikintu cyose Yesu yagucunguyeho wowe umwizera, uyu munsi ntabwo wagombye kukikorera. Niba kikuriho ugomba kukimutura. Niko avuga ngo tumuture imitwaro yacu buri teka, niko tubwira. Ni ngombwa ko tumenya ko agahinda kacu Yesu arakazi, imibabaro yacu Yesu arayizi. Hari aho batubwira ngo ntabwo twahawe umutambyi ngo udashobora kumenya ibyo ducamo, intege nke zacu. Ngo nawe ngo yarashutswe ngo si ko atakoze icyaha, intege zacu arazizi. Imana yaduhaye umutambyi ubura muri kamere mu mubiri kimwe nuko natwe tuba mu mubiri. Wavutse ku mugore nkuko natwe twavutse ku bagore. Ngo agahinda kacu, intege nke zacu arazizi, nubwo wose atigeze akora icyaha, ku buryo niyo mpamvu ashobora kubidukiza kubera ko abizi. Nibwo yashoboye kuducungura. Ngo yavutse ku mugore, ngo avuka munsi y'amategeko, kimwe n'ab'icyo gihe ko bavutse munsi y'amategeko. Uyu munsi wowe uvutse ntabwo uvuka munsi y'amategeko. Uyu munsi uravuka mu isezerano rishya, uwo twese abantu bateze amatwi akanya abantu bariho. Noneho kugira ngo acungure abatwarwaga nayo, abacungura icyo abacungura umuvumo w'amategeko uri uzana no kutashobora kuyuzuza. Aha ngaha rero ni ngombwa tumenya ko kubabara ni ibintu Imana yaduhaye amarangamutima, bituma tubabara. Iyo uhemukiye urababara, ariko ntabwo Imana yigeze turemera kuba mu mibabaro n'agahinda. Karaza, ariko ku bantu bagiye baca mu gahinda kenshi bigenda bigaragara ko iyo uheguriye ku gahinda Yesu Kristo kakamwegurira, bigenda bigaragara ko nyuma y'igihe, bishobora gufata igihe kirekire ariko kagenda kagabanuka. Nubwo bwose ingaruka zako zishobora kugaragara igihe cyose kuzageza igihe Yesu azagarukira, ariko ko turabizi neza ko kagenda kagabanuka. Ni ngombwa ko umenya ko mu bintu Yesu yikoreye ku musaraba, mu bintu Yesu yaducunguyeho,
imibabaro n'agahinda n'ibijyana n'ibyo byose birimo. Ikindi cya kabiri, icya mbere nashaka kubabwira nuko Yesu yikoreye imibabaro yacu. Icya kabiri nshaka kuvugaho nuko Imana iduhindurira. Uriteka iyo Imana itwaye ikintu iguha ikindi. Ntabwo ndumvuga ibintu abantu bavuga ngo Imana ngo niyo itanga ngo niyo yisubiza. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu bavana muri wenda mu gitabo cya Yobu. Iyo ukurikije isezerano dufite uyu munsi, ntabwo Imana ngo niyo itanga ngo nayo yisubiza, cyangwa se umuntu yapfa kuvuga ngo umuntu yitabye Imana. Ntabwo ngiye nkunda gukoresha iryo jambo kubera yuko ntabwo umuntu apfa mu mpanuka ngo Imana ihamagara umuntu ngo itume haba impanuka kugira ngo umuntu ayitabe. Nta kuzo riri mu mpanuka, nta kuzo riba mu buryo abantu benshi bakunze gupfa. Ahubwo ngenda ndavuga nti Imana yabakiriye. Ko biragaragara yuko Yesu yaravuze ati umujura cyangwa se umwanzi aza kwica, kwiba no kwangiza, ngo yaje kuduha ubugingo, kandi kuduha ubugingo bwinshi, ubugingo buhoraho. Iyo ushaka kumenya uyu munsi, niba ushaka kumenya aho Satani arimo akora, reba ahantu barimo bica, reba ahantu barimo biba, reba ahantu barimo bonona basenyagura ibintu, uramenya aho Satani arimo akorera. Ariko kenshi tukunze kubyitirira Imana yaragatoye. Imiyaga iraza imanura amazu, bakavuga ngo ni muri Amerika bakunze kuvuga ngo ni ibikorwa by'Imana. Niko bavuga muri za kompani za siranse ngo ni ibikorwa by'Imana, niko babyita ibyo ibiza. Wumve ibintu Satani aza gukora kugira ngo ahitane abantu bakabyitirira Imana. Urumva, kubera ko abantu badasobanukiwe isezerano turimo uyu munsi, bakunze gufata ibintu babonye byose mu buzima bwabo bakavuga ngo ni Imana yabizanye kugira ngo ibigishe amasomo, ni Imana yabizanye kugira ngo ibi ngibi n'ibi. Ushobora guhitamo uko wizera, ariko nkurikije ibyo Imana yaduhaye Yesu, ikaduha ikintu gifite agaciro ko hejuru. Ijambo ry'Imana rigatubwira ngo izabura ite kumuduhana nawe n'ibindi byose. Ntabwo mbona Imana kunizana ibyago mu buzima bw'umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza we n'umwami we. Yesu yaraje kugucungura kuri uwo muvumo w'amategeko. Ibi byose ubona ari umuvumo w'amategeko, noneho narangiza ngo ahindukire yongere anabiduhe. Ntabwo nizera yuko Imana ishyira indwara ku muntu kugira ngo mwiyegereze. Niko abantu benshi bakunze kuvuga ngo mugenda ari indwara ngo niyegereje Imana, ngo Imana yarabiretse kugira ngo niyegereze. Rwose ibyo bintu nawe ubwawe ntabwo wabigikorera abana bawe. Sinumva ukuntu Imana yo yabikorera abana bayo. Ibyo ndavuga twebwe abantu bari mu isezerano rishya uyu munsi. Isezerano rishya ritubwira ko twizeye Yesu Kristo, kubera ko twamwizeye tukamwakira, twahawe ubushobozi, ububasha bwo kuba abana b'Imana, ko twabaye abana b'Imana. Niba Imana ari data wacu, mu bintu Yesu yaje kwerekana mu isezerano rishya, kwerekana izina rya data, Imana data ryari ririmo. Imana data rigendana n'iki? Rigendana n'imbabazi z'Imana, rigendana n'urukundo rw'Imana. Ni ngombwa ko tumenya aho duhagaze uyu munsi, twe kuvanga ibintu, twe kuvanga amasezerano, ari isezerano rya kera ari n'isezerano rishya. Gusubiye mu byo nayo ndobo, Imana igenda iduhindurira, nicyo cyiza. Uretse wumve muri Yesaya 61 umurongo wa 2 urerekana ibyo ngibyo ndo mvuga ngo, kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Bigaragara ko Imana iduhoza, irashaka kuduhoza. Umva umurongo wa Yesaya 61 umurongo wa 3 ngo, yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ngo ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ngo mu kigwi cy'ivu Imana izaduha ikamba. Irimo iraduhindurira, ifata ikintu kibi ufite ikaguhindura, ikaguha icyiza kurushaho. Ngo n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Ahangaha ni abantu bapfushije, murabyumva ubwirabure. Ngo n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Wumva aho twagombye kwihebye, Imana iraduha umunezero, iraduha ibyishimo. Ngo kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Ntabwo iyaba byamuheshaga icyubahiro kuba twijimye, kuba twambaye ivu, twisize ivu ry'isigwaga abantu barimo bababaye, abantu bari mu kiriyo, kuba
dufite umutima wihebye ntabwo Imana iri kuduhindurira, ariko biragaragara ko ngo yaduhinduriye, idushyiriraho itegeko abarira ngo kubaha ikamba mu kigwi cy'ivu. Ntabwo iyo ivu ryaheshaga Imana icyubahiro yari kutureka tukagumira muri iryo vu. Iyo umubabaro uza guhesha Imana icyubahiro no kwirabura no kwiheba yari kutugumishamo aho ngaho tugakomeza tukahesha icyubahiro, ariko biragaragara ko nta cyubahiro ibyo bintu bihesha Imana biri ku mwana w'Imana uyu munsi. Niyo mpamvu Imana iduhindurira, ahagombye kuba umubabaro ikaduha umunezero. Ahangaha iryo jambo mwabyumvise muri Yesaya 61 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Ahangaha bitumye nibuka akenshi wumva uri umunyantege nkeya, ukumva urihebye cyane kuri umunyantege nkeya, ariko ntibigutere ikibazo kuri umunyantege nkeya. Pawulo yaciye mu ntege nkeya nawe, katubirebe gato mu Bakorino ba kabiri igice cya 12, Abakorino ba kabiri igice cya 12 ku murongo wa kangahe, ngo wenda duhere ku murongo wa 7. Umva ukuntu havuga ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibinkwiriye ni uko nahishuriwe ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri. Ahangaha abantu benshi ntago bakunze kuvuga ngo iki gishakwe ni iki. Igishakwe ubundi bivuga ikintu nk'ihwa, niko muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga. Abantu bavuga ni indwara Pawulo yararwaye ngo ni iki. Hano ariko tubona ko ari igitero cya Satani cyo mu mwuka, kubera ko ahangaha ngo ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi. Nibaza ko ahangaha yari icyo bita kuba yari persecuted, bamutera hejuru hirya no hino bamubuza amahoro, ariko Satani ari ubiri inyuma. Ngo cyo kunkubita impfusi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibinkwiriye, ngo kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimveho, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye burahagije. Pawulo yari mu gihe cy'intege nkeya cyane, atakambira Uwiteka ngo icyo kintu kimuveho gatatu, ngo aramuhakana avuga ngo ubuntu bwe burahagije, ngo kuko aho intege nke ziri niho ariho imbaraga zanjye zuzura. Niba uri mu ntege nkeya uyu munsi, uzamura amaboko yawe rwose wishime, kubera ko ngo aho intege nke ziri niho imbaraga z'Uwiteka zuzurira. Tumberera amaso yawe Yesu Kristo, umenye ko ariho gutabarwa kwawe kuva. Ngo nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Umva Pawulo ibintu arimo avuga, kugira ngo imbaraga za Kristo zimuzeho. Ibaze ngo nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Urumva ibingibi muri ubwami bw'Imana ni ibintu bicuritse cyane. Mu bwami bwo kuri iyi si turashaka kugira imbaraga z'ubuyobozi, imbaraga z'ibintu byose. Ahangaha mu bwami bw'Imana bavuga ngo niba ufite intege nkeya ahubwo ishime, kubera ko aho intege nke ziri niho imbaraga z'Uwiteka zigaragarira. Ibyo biravuga iki? Wikwirwandirira, kuko igihe cyose wirwanira mu maboko yawe urakora ibintu mu mbaraga zawe. Wowe tuza uzamura amaboko yawe utakambira Uwiteka gusa, umubwira ngo aze yivange mu byawe. N'umuha ikaze mu byawe araza, aho intege nke ziri ngo arushaho kugira imbaraga. Okay, hari ibintu byinshi tutashoboye ariko Imana yarabidukoreye. Hari ibyaha byacu ntitwashoboye kubyikiza, ariko Imana yarabidukijije bicishije muri Yesu Kristo. Twari dufite urubanza, Imana irudukuraho. Kuva twarizeye Yesu Kristo, Imana iratubwira ngo tuvanyweho urubanza rwaduciraga iteka, urubanza rushingiye ku byaha. Bigaragara ko twari dufite agahinda. Ufite agahinda, niba warigeze kugira agahinda, urabizi ko nta kintu gishobora gukuraho, nta magambo umuntu yakubwira yatuma ako gahinda gashira. Imibabaro, iyo ubabaye rwose, icyo ni ikintu Uwiteka wenyine ashobora kuwukuraho. Bigaragara ko Imana iduha imbaraga. Urebye muri Yesaya 40:29 na 30:31, ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo niyo iha intege abarambiwe.
ubu hari abantu wenda bamaze kurambirwa kubera bababaye kubera ingaruka z'imibabaro bahuye nayo, ngo kandi utibashije imwongeramo imbaraga, ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose, ngo ariko abategereza Uwiteka, abiringiye Uwiteka, abafite kwizera ko igihe cyose Uwiteka azashobora kubatabara, bazasubizwamo intege nshya. Urumva tuzasubizwamo imbaraga, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga. Ahangaha baravuga kiriya gisiga cya egre, kiriya bita ikizu, ngo cyari ukuntu kigurukisha amababa yacyo hejuru, ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abangaba ni abategereje Uwiteka ko abatabara, abategereje abafite ibyiringiro mu Uwiteka, ngo bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, ngo bazagenda be gucogora. Iyo ni Yesaya 40 umurongo wa 31. Okay, ni gute twava mu gahinda no mu mibabaro? Ni ukureba Yesu, ni ukureka Yesu akabyikorera. Ahangaha cyanditse ndazonda kongera ngisomera urwandiko rwa mbere rwa Petero cya 5 umurongo wa 7, aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwebwe. Agahinda, umubabaro ni ibintu twagombye kwikoreza Uwiteka. Ayo ni amaganya twagombye kuyikoreza Uwiteka. Kubera iki? Kubera ko atubwira ngo munyikoreze amaganya yanyu, birekure ubitange, kubera ko wowe ku giti cyawe ntabwo washobora kubyikuraho. Aka kanya ndashaka guhagarika aka kanya nkaba nsengeye. Hari umuntu uteze amatwi akanya urimo wibaza se ibintu urimo uvuga ni gute byangeraho? Ndashaka kugusengera aka kanya. Mana Data wacu, umubyeyi wacu, mu izina rya Yesu Kristo, ku buntu bwawe ukureho buri wese uteze amatwi aka kanya ikintu cyose utigeze uturemera kubamo. Ntabwo twaremewe kuba mu byaha, ubidukureho. Ntabwo twaremewe kuba mu gahinda, Uwiteka turakaguhaye, turakakwikoresha. Ntabwo twaremewe kuba mu mibabaro, turayiguhaye yose. Ibyose byo waducunguyeho uyu munsi, twakiriye ubuntu bwawe, twakiriye imbabazi zawe n'amavuta y'umunezero mu cyimbo cy'umubabaro. Twakiriye umubabaro, twakiriye umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cyo kwiheba. Tugushimiye ko udukuyeho agahinda, udukuyeho imibabaro, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Ubwo nawe ndombabwira ko Imana Yesu yikoreye imibabaro yacu, ko Imana iduhindurira ahari umubabaro ikahashyira umunezero. Icya gatatu nshaka kubabwira nuko twarahumurijwe ngo duhumurize abandi. Ahangaha reka turebe mu Bakorino ba kabiri, Abakorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Iyo Uwiteka amaze kuguhumuriza, nawe ushaka undi uhumuriza. Iyo urabona nk'ubu ngubu iyo habaye ibyago, abantu bazagutabara. Akenshi nta kintu cyiza kiruta nko kuba utabawe. Niba uri nk'umugore wapfushije umugabo, hakaza undi mugore nawe wapfushije umugabo, wabiciyemo washize igihe kirekire, bamazemo igihe, iyo narakabonye yahuye nayo, ashobora kuza akaguhumuriza kubera ko afite amagambo yakubwira, afite ibyo yagukorera, afite inama yakugira bishobora kugufasha. Iyo twahumurijwe natwe duhumuriza abandi. Umva Abakorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3, ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo na Data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose. Urashaka kumenya aho ugira ihumure ninde? Ni Imana. Ugira imbabazi ninde? Imana. Imbabazi turuka ku Mana wacu, ariwe Data, niko batubwira ngaha. Ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo na Data wa twese. Ni bakristo bavandimwe, abantu bateze amatwi akanya, ni ngombwa ko ubona Imana nka Data, nka papa wawe, nk'umubyeyi wawe. Iryo ni isezerano rishya. Nukomeza kureba Imana, hari amazina y'Imana menshi. Imana ishobora byose, Imana itanga ibyo dukeneye, Imana ikiranuka, Imana ikiza indwara. Ari amazina yose murayazi ari mu isezerano rya kera, amazina y'Imana. Ariko ariya ntahagije. Iri ryuzuza ari amazina yose ni Imana Data wa twese, Imana Data wo mu ijuru.
mu gihe utarasobanukirwa Imana data uzahora buri teka ushaka kuyikorera no kuyishimisha, ariko numara kumenya ko Imana ari umubyeyi wawe uzajya umubaza icyo yifuza gukora umushimishe, n'ubundi ahora yishimye, nawe umenye ko yishimye atashimishwe nuko wakoze ibintu by'iki, ahubwo ashimishwe ko uri umwana we, nawe ushimishwe ko ari umubyeyi wawe. Umenye uhishurwe ko neza ko gukunda. Ntabwo ushobora kumenya ko Imana igukunda utazi neza Imana data. Igihe cyose ndabizi hari abataragize ababyeyi babo kuri iyi si, cyane cyane ababyeyi b'abagabo, wenda badashobora kumva neza ukuntu Imana data yababera umubyeyi, cyangwa se hari abatakaje ababyeyi babo b'abagabo ku buryo bafite agahinda, bafite umubabaro, bafite wenda n'umujinya, bumva badashaka kumenya Imana nka data. Ariko ijambo ry'Imana, niba wizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe, ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ari data wo mu ijuru, data wa twese. Ni ngombwa ko uhishurirwa ako kantu ko wowe kuba warizeye Yesu Kristo ukamwakira wabaye umwana mu rugo, kubera ko uri umwana wabaye umuragwa, uraganwa na Kristo, uri umuragwa w'Imana. Abaragwa bahabwa iki? Bahabwa umurage, ntabwo bahabwa ibihembo. Ntabwo kera abantu bakoraga ibihembo, ubu ngubu dufite umurage, ntabwo turakora imirimo yo mu rugo rwa data tudashakisha ibihembo, tubikora kubera ko ari ibyacu. Ukuntu wa mubyeyi yabwiye mukuru wa mwana w'ikirara ngo wowe ngo turi kumwe igihe cyose, ngo ibyanjye byose ni ibyawe, ariko ntabwo yigeze abimenya. uriya mwana mukuru w'ikirara ntigeze amenya ko ibyase byose byari ibye. Yajyaga mu murima kujya gukora nk'abakozi, arinda kwibutsa se ngo amaze imyaka myinshi ngo amukorera, amwibutsa ngo nta tegeko ryawe na rimwe nanze. Ariko ibyo si byo byari bishishikaje ise. Icyari gishishikaje se nuko urya mwana amenya ko ari umwana mu rugo, ko amenya ko ibi byose y'amategeko, ibi byose byo kujya gukora mu murima, yego ni byiza, ariko icy'ingenzi nuko yari guhishurwa ko ari umwana mu rugo, akamenya ko ibyo mu rugo byose ari ibye, akamenya agakora nk'uwikorera, atari ukorera ibihembo. Urumva iyo umuntu yikorera arikorera neza, ko azi ko ibyo akorera ni ibye. Ariko wa wundi ukorera undi hari igihe akorera no ku jisho, akorera buri teka ashakisha ibihembo. Twebwe ntabwo dushakisha ibihembo, twe dufite umurage. Dufite umurage, kandi umurage ni mwiza kurusha ibihembo. Umurage uruta ibihembo. Okay, ngo ahangaha Abakorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 4, ngo Imana iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Uwiteka aguhe ihumure aho uri hose. Muri ibi bihe byo kwibuka, Uwiteka aguhe ihumure, ntuhungabane mu izina rya Yesu Kristo. Kuko umurongo wa 5 Abakorino ba kabiri igice cya mbere, nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Wumve ikintu cyiza cya Yesu, buri teka ikintu kibi cyakubayeho aba afite icyiza kiruta icyo kintu kibi cyakubayeho. Ngo nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, ni nako guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo Yesu. Icya gatatu nakubwiraga ubwo nuko twarahumurijwe kugira ngo duhumurize abandi. Icya kabiri nari navuze ko Imana iduhindurira, ahari umwijima ikaduha umucyo, ahari agahinda ikaduha umunezero. Icya mbere nari navuzeho nuko Yesu yikoreye imibabaro yacu n'agahinda kacu, arakazi. Imana yaduhaye umutambyi uzi imibabaro yacu, uzi agahinda kacu, kugira ngo dufashe. Icya kane, izera Imana no ku bintu utumva, ibintu utazi. Izera Imana no ku mabanga. Ahangaha mu gutegeka kwa kabiri igice cya 29 28, umva ukuntu havuga. Haravuga ngo ibihishwe n'ibyo Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Ahangaha ni ngombwa tumenya, ntazagire umuntu ukubeshya. Hari ibintu tutazi, nta muntu uzi ibintu byose. Niyo mpamvu Imana ari Imana, twe tukaba turi abantu. Hari igihe tutazigira twumva impamvu ikintu cyabaye, nubwo rwose dushaka kugishakira ibisubizo, ugasanga turavuga ibintu by'amanjwe rimwe na rimwe bidafite epfo na ruguru, bidashingiye ku ijambo ry'Imana mu gihe turimo uyu munsi. Ariko ni ngombwa ko hari ahantu wizera
imana no ku bintu utazi, ukizera imana. N'ubundi kwizera kwacu gushingiye ku byo tutabona ako kanya, ibyo tutumva tugakomeza tukizera imana, ibyo tudasobanukiwe tukizera imana. Ndaguha urugero, dufite pasiteri wacu afite itorero ry'abantu 15,000 aba muri Amerika. Yararwaye arwara kanseri yo mu muhogo arapfa. Twamusengeye, abantu bose ku isi yose bamusengeye. Ikibazo ni iki ngiki: ese nyuma y'aho ngaho urongera kwizera ko imana ikiza indwara? Aho ngaho n'igihe tutabyumva, n'igihe tutabizi, tugomba guhagarara. Impamvu ikintu kimbwira ko imana ikiza indwara no kubera iki? Nuko ijambo ryayo ritubwira ngo kubw'imibyimba ya Yesu yaradukijije. Ikindi kibinyemeza ni iki? Nuko Yesu yaje hano ku isi agenda akiza indwara, akiza abantu. Nta muntu wageze imbere ya Yesu arwaye ngo amusabe ko amukiza, ngo ye kutamukiza iyo ndwara. Wumve, nicyo cyerekana ko ari ubushake bw'Imana ko dukira indwara. Ese abantu bose nzi mu buzima bwanjye barakiza? Oya, ngo hari urugero rw'umwe wapfuye arwaye. Igitangaje ni uko uwo mupasiteri, hari umuntu yasengeye, hari umudamu yari yarasengeye wari urwaye kanseri nk'iyo yari arwaye, kanseri yo mu muhogo. Uwo mugore arakira, ariko we ntabwo yakize. Ariko ibyo ngibyo, ibyo byabaye simbyumva, simbizi, ariko ntibihindura kwizera kwanjye, kwizera mu Mana yanjye. Ngomba kwizera Imana n'igihe ibintu ntabyumva, n'igihe ntabizi. Ahangahe mu Gutegeka kwa 2:29-28 baratubwira ngo ibihishwe n'ibyo Uwiteka Imana yacu, ibyo biranyihishe, simbisobanukiwe, sinzi ibyo ari byo. Siko twasenze tukiyiriza, tukajya isi yose, abantu hafi sinakubwira umubare w'abantu hirya no hino barimo basenga, ariko ntibyabaye nk'uko twabyifuzaga. Ariko ntibihindura kwizera kwanjye ko ari Imana Data, Imana ikiza indwara. Ngo ibihishwe n'ibyo Uwiteka Imana yacu, ngo ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka. Kwizera ni ukwizera ko Imana ari nyakuri, ko ari inyangamugayo, kwitabera cyangwa se ngo ihohotere. Ni ukwemera ikakwitaho. Bimeze nk'igiceri. Urabona kiriya giceri dukoresha gifite impande ebyiri. Ku ruhande rumwe hariho kwizera, ku rundi ruhande hariho kwiringira. Ibyo ni ibintu bijyana. Hari ukwizera, hakaba no kwiringira. Icyangombwa ni ukumenya ko dufite Imana idukunda, iduha impano yose nziza kandi yuzuye. Okay. Icya gatanu nshaka kubabwira, icya kane nemaze kubabwira nawe ko twizera Imana no ku byo tutazi, tukizera Imana no ku mabanga ibyo tudahishuriwe. Icya gatanu, reka dushobora kwigira kuri Dawidi. Icyo ni icya gatanu. Dawidi yitwaye ate umwana wapfuye? Iyo nkuru tuyisanga muri Samweli wa 2:12. Haravuga ngo, reka mpasomere, ngo nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yigiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka, bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi, aranga kandi yanga no gusangira nabo. Ndasoma mu Samweli wa 2:12 guhera ku murongo wa 16 kugeza wenda kwa 21 na kabiri cyangwa se na 23. Samweli wa 2:12 guhera ku murongo wa 16 kugeza ku 22. Maze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Abagaragu ba Dawidi batinya kumubwira ko umwana yapfuye, kuko bibwiye bati, mbese ubwo twavuganaga nawe umwana akiri muzima ntatwumve, biracura iki nitumubwira ko umwana yapfuye? Ntari burusheho kwiyica nabi? Okay. Maze Dawidi abonye ko abagaragu be bongorerana, amenyeraho ko umwana yapfuye. Abaza abagaragu ati, mbese umwana arapfuye? Baramusubiza ati, arapfuye. Nuko Dawidi arabyuka, ariyuhagira, arihezura, yambara indi myambaro, ahera akajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye. Nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya, ararya. Maze abagaragu baramubaza bati, ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya? Arabasubiza, Samweli wa 2:12-22, umwana akiri muzima niyirije ubusa ngira ngo ndira, kuko nibwiraga nti ntawe ubizi,
ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. 23 ariko none amaze gupfa ndiririza iki ubusa, mbese nabasha kumugarura? Ngo nzajya ahari ariko we ntabwo azagaruka ahondi. Abantu bacu bapfuye, abantu bashobora kuba barakubanjirije, wowe ushobora kuzajya aho bari, bo ntibashoboye kugaruka ahangaha. Icyo ni icyizere wagombye kugira, n'ibyiringiro wagombye kugira. Ikindi kintu utagombye kwibagirwa ni ukwizihiza ubuzima bw'abantu bawe batambutse. Intsinzi ikomeye cyane mu mateka y'isi ni igihe Yesu yatsinze urupfu, ikuzimu, agatsinda imva, agatsinda icyaha. Yabikoze ku bwacu, nitwe yabikoreye. Intsinzi ye ubu ni intsinzi yacu ku bakristo bavutse bwa kabiri. Ubu ni umunsi twizihizaga ejo. Iriya ni intsinzi y'umuzuko, niyo ntsinzi ikomeye izigera iba kuri iyi si. Ahangaha mu Bakorintho ba kabiri 5:8 baravuga ngo nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Aba ngo iyo dutandukanye n'umubiri, ijambo ry'Imana rivuga ko dusinzire, twongera gukanguka turi mu bwiza bw'Uwiteka muri make. So ku muntu usinziriye uzi ko burya igihe ntikirambirana. Uraryama ugasinzira ukabyuka ntumenye ko hashize amasaha angahe. Ni kimwe rero n'abasinziriye uyu munsi, abo tuvuga ngo barapfuye. Uyu ni umukristo aravuga ngo urasinziriye, uzongera gukanguka uri mu bwiza bw'Imana. Aba ngo kwitandukanya n'umubiri ngo ni kwibanira n'umwami wacu. Ahangaha mu Bakorintho ba mbere 15:55 ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri, warupfuwe urubori rwawe ruri. Ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Aha, reka mvuge kubyerekeye kubabarira aka kanya. Murabona muri isengesho twita data wo mu ijuru, dawe uri mu ijuru, dawe uri mu ijuru, data uri mu ijuru. Reka ndibasomere mwumve, ndarisoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 6:9 kumanura. Uretse ngo nuko rero nimujye musenga muti, abigishwa barabaje Yesu ngo nabigishe gusenga, ngo data uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe ari byo bikorwa ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ndabona ndasoma Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo duhe none ifunguro ridukwiriye, utubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Wumve, tubwiye Imana ngo itubabarire ibyo twacumuyeho nk'uko mu buryo tubabarira abaducumuyeho. Uwo ni umurongo wa 12:6. Ntutureke ngo tugwe mu byadushuka, ahubwo dukize ikibi, kuko ubwami n'ubushobozi n'ikuzo ari ibyawe iteka ryose. Amen. Umva none umurongo wa 14 ngo nimubabarira abandi ibyo babacumuyeho, so uri mu ijuru nawe azabababarira ibyo mumucumuraho. Umurongo wa 15 ariko nimutababarira abandi, so uri mu ijuru nawe ntazababarira ibyo mumucumura. Urumva, iri ni ijambo rituma abakristo bashidikanya cyane. Ese Yesu yaducunguye ku muvumo wose ugendana no kutumvira amategeko? Niba yarabiducunguye, so ibi ngibyo byo kubabarira yabiducunguye cyangwa ntabwo yabiducunguye? Niba udashoboye kubabarira kubera wagiriwe nabi cyane, ni ukuvuga ko na so mujira atazakubabarira? Ese nicyo koko bivuga? Abantu benshi bashobora guhagarara uyu munsi bakavuga ati niko bivuga. Niba utarashoboye kubabarira uzajya mu rutazima, niko bakubwira. Uri umwana w'Imana warize Yesu Kristo umukiza n'umwami wawe. Ndashaka kubwira ikintu gishya uyu munsi, ikintu abantu benshi batabona muri iri sengesho. Ikintu batabona ni iki ngiki. Iri ni isengesho rya data uri mu ijuru, data wo mu ijuru. Ni isengesho ryo mu isezerano rya kera. Uti ngo ngwiki ni isengesho ryo mu isezerano rya kera. Wibuke ko Yesu ari kuri iyi si yari ari munsi y'isezerano rya kera. Isezerano rishya ritangira ari uko Yesu azutse. Niyo mpamvu ahangaha abantu bacangakirwa bose, nintababarira Imana ntabwo izambabarira. Kandi Imana ivuga ngo mu isezerano rishya ivuga ngo nzabarira ibicumuro byabo, ngo ibyaha byabo sinzabyuka ukundi. None si iki cyo ntabwo kirimo cyo kutababarira? Nicyo dushaka kumenya. None reka mukangiye kubereka icyo bivuga kubabarira mu isezerano rishya. Ahangaha mu isezerano rya kera ryarishingiye ko uwuzuza ibyo Imana igusaba, Imana ikaguhemba, utabyuzuza ikaguhana.
ikaguha umuvumo. Nicyo ahangaha bivuga nutababarira na so wo mu ijuru ntabwo azakubabarira. Iryo ni ku isezerano rya kera ryari rimeze. Mu isezerano rishya bimeze bite? Umva uko havuga mu Bakolosayi 3:12 ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza. Urumva twambara umutima w'imbabazi n'ineza kubera ko imbabazi zituruka ku Uwiteka, ineza zituruka ku Uwiteka. Tubyambare no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Umva umurongo wa 13 kuvuga mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye aba ari nako namwe mubabarirana. Wumvise isezerano rishya ngo nk'uko Yesu yatubabariye aba ariko natwe tubabarirana. Kubera ko yatubabariye, nuhishurirwa ko yakubabariye uzashobora kubabarira n'undi mugenzi wawe. Ariko byahinduye bya bindi bivuga ngo nutababarira ngo na so wo mu ijuru ntazakubabarira. Wumvise abo ni Abakolosayi 3:13 ngo mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana. Abakolosayi 3:13. Noneho Abaefeso 4:31 na 32 gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Urumva izi ni imbuto abakristo twagombye kwera. Mugirirane neza. Abefeso 4:32 mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Ni gute tubabarira? Ibuka ko Imana yakubabariye, ubanze uhobera ibyo ngibyo, ubanze ubyiyumvemo ko Imana yakubabariye ibyaha bitari bikeya. Numara guhishurirwa ko Imana yakubabariye, mu kanya ndakubwira izagushoboza no kubabarira abakugiriye nabi. Aha utese ni gute? Muri makeya ikikosa abantu bakoranira ngiye, iyo basomye sinjye da uri mu ijuru, data wo mu ijuru, ukavuga ngo nutababarira n'Imana neza, bakirwaho iteka ako kanya kubera ko bafite ibikomere, barababaye, bafite agahinda, bananiwe naho bahera bababarira. Noneho tukabaciraho iteka tubabwira nutababarira na so wo mu ijuru ntazakubabarira. Ariko ngo ufite inkuru nziza wowe wananiwe kubabarira. Kubabarira ni rimwe mu maganya. Ijambo ry'Imana nagusomeye ruguru nabwo ngo muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwebwe. Iyo ni fata icyo kintu cyo kutababarira ukegurira Uwiteka, umufungura umutima azagukoreremo. Iyo n'ubundi ubabariye si wowe ubabariye, ni Imana ibabariye uwo muntu muri wowe. Ariko reba ko ntizabura kumubabarira ngo nuko utamubabariye, ahubwo kubabarira wowe bifite imbaraga, bifite inyungu kuri wowe. Ngo kutababarira ngo ni nko kunywa uburozi ukeka ko bwica wa wundi. Iyo umaze kumenya ko kubabarira bigufitiye inyungu, none ushobora ku kintu cyo kutababarira kukegurira Uwiteka, utinda kiguhaye gihe Uwiteka, we kwiciraho iteka ushaka kubikora mu mbaraga zawe ko ntago wabishobora. Imana yonyine ni ishobora kubabarira biciye muri wowe. Icyo ukora ni ukuyireka gusa. Nkaba ngiye gusenga. Data wo mu ijuru, turagushimiye ku ntsinzi y'umuzuko twibuka uyu munsi, twibuka muri iki gihe. Turagushimira ku byiringiro n'isezerano ry'ubugingo buhoraho. Turagushimira ko hari imbaraga mu ntege nke zacu, ko hari ibyiringiro byatuma twiheba, ko hari ibyiringiro mu byatuma twiheba byose, ko hari intsinzi mu kintu cyose gishaka kuturwanya ngo kidutsinde, ko hari ubugingo mu mwanya w'urupfu. Mwami Imana, turagushimira ko hari guhumurizwa mu mwanya w'agahinda mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye kuri wowe ngo wananiwe kubabarira kubera gahinda, kubera umubabaro. Mana, ndamufashije tugutuye umubabaro n'ako gahinda, ukakire kandi ushobore kubabarira muri we mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ahari umwijima uhashyire umucyo, ahari umubabaro uhashyire umunezero, ahari habuze ituze uhashyire amahoro, hagire ituze. Mu bateze amatwi akanya Mana, mu gihe twibuka udusubizemo imbaraga, udutabare Mwuka Wera, uzudufashe ugendane natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.